Twakomeje rero n'umukire w'umumiliyoneri, twabonye Papa Alice ahamagara Mama Alice arimo kumubwira ati rero ngewe n'abana banjye tumeranye neza, ubu ibintu byose bimeze neza nk'uko bigomba kumera. Ati rero ikindi nakubwira ni uko muri aka kanya rwose nakubwira ngo dufite umukwe mwiza. Papa wa Alice yari arimo gutaka Cedric cyane, bati wa mukwe wacu rwose ni umukire cyane bihambaye. Ati wumve ngo ni ibintu bigiye kuza mu bindi. Ati rero rwose namwishimiye, ni umwana mwiza, ni umwana wumvira ubona ko afite ikinyabupfura kuko akwiye umukobwa wacu. Ati kandi none n'umukobwa wacu arimo kubyibuha cyane rwose, ubona yuko ibintu bimeze neza. Gusa ariko witwa Papa Alice yabwiye umugore we, aramubwira ati ariko iby'umwana wawe witwa Gihozo byo ntabwo ndimo kubyumva neza, sindimo kwiyumvisha uburyo Gihozo yakundana na Sharon. Gusa ariko umwanzuro uzafata nzawugenderaho nuko ngewe bitaranzamo, kandi kuko murabizi neza yuko Mama Alice byanga byakunda we gushyigikira Gihozo byo ande byiza yuko azabikora. Ubwo tunabyumva ko yuko urukundo rwa Sharon na Gihozo rwose birashoboka yuko nabo ababyeyi bazabyumva, kuko cyane cyane yuko Mama Alice namara kubikonfirima akabyemeza, ibintu bizahita bikunda kuko na Papa Alice we azahita abyemera. Rero muri aka kanya uwitwa Cedric na Alice, umugisha w'ababyeyi wose uruzuye. Dutegereje ubukwe bw'agatangaza tuzaba turimo kubona Alice na Cedric ibintu bimeze neza kandi bimeze neza cyane. Twaje rero tubona uwitwa Gihozo mu gahinda gakomeye cyane, arimo kwibaza nimba Sharon bari buze kumufungura. Ariko Dani aramubwira ati humura kandi wumve ukomeye, ati byanga byakunda Sharon agombe arafungurwa. Ati rero arangira amubwira ati ariko ubundi reka nkubaze Giho, ni igiki wundi wakundiye Sharon? Gihozo abanza kurakara amubwira ati ariko ngewe ubundi ko nigeze nkubaza ko uko uburyo icyo wakundiye Kami, nkubaze uburyo wakunze kari agakobwa ubwo yavugaga Gapucuri, ibyo byose ko nigeze mbikubaza ko wowe urambaza iki? Arangira ati ariko reka mwubahe nka musaza wanjye nkunda kandi mukuru. Gusa ikintu nakubwira ni kimwe, ngewe hari umunsi umwe mu gihe Sharon yari arimo guhiga, murabizi ko mbere yuko Sharon bamurasa bari barimo kumuhiga. Ati ngewe nabonye umugore mu gasantere utwite cyane, maze ibise biramufata, mbona Sharon rwose aragiye aramuteruye amujyanye hirya mu gashyamba aramubyaje. Urumva aramubyaje kuko umugore igise cyamufatiye ahantu nyine bitari gukunda wenda yuko agera kwa muganga vuba. Ati rero nabonye amubyaje, arangije afata amafaranga ye yose. Murabizi yuko aramubwira, turabizi neza yuko yaravuye hanze afite amadolari, amuhereza amafaranga yose, arangije asigarana igihumbi cyonyine. Ati rero uwo mutima nabonanye Sharon, mwabona umutima afite wo gufasha abantu, wo kugira ute, narawukunze. Bityo binanira n'imbaraga z'uko Sharon nyuma yo bamaze kumurasa, njye numvishe binteye imbaraga, njya hehe? Njya kumutabara kuko nabonaga atari umwana mubi nyine ku buryo twamujugunya. Muri uko kumutabara rero, uko nagiye mwitaho nawe mbona ukuntu ameze, nagiye mukunda pe, naramukunze ku buryo kugeza n'amasaha nafite amahoro yuko narimo kumubona. Ati rero nuko nguko bimeze, nta yindi mpamvu, nuko nguko. Twaje rero tubona Tricia n'umunasheri we ari we Lucky amubwira ati amubaza ati ese ibya Sharon bigeze hehe? Undi aramubwira ati ibya Sharon rwose humura, ibya Sharon biri hafi kurangira. Undi aramubwira ati nizere yuko rwose ari buze kuba yafungurwa. Abantu bose barimo kwifuza yuko Sharon amufungurwa kuko bamaze kubona yuko
agize ute yahindutse kandi ahinduka totari, ahinduka rwose bigaragarira amaso ya buri umwe. Ati rero twese turifuza yuko bamufungura. Undi aramubwira ati humura bazamufungura kandi ndabyizeye, ibyanga byakunda ndabyizeye. Ati rero mwihangayika rwose, ndabizi neza yuko agomba gufungurwa kandi agafungurwa kuko nanjye mbirimo yuko ari buze gufungurwa kandi agafungurwa vuba vuba. Twaje rero ko barangije nibwo Lucky yamubwiye ati ndifuza rero yuko natwe twahita dupanga ubukwe. Gusa Tricia ubona yuko ubukwe bwe atabushaka cyane cyangwa atabushyiramo imbaraga, arangije aramubwira ati oya reka tubanze dushyire ubukwe bwa Cedric na Alice ku ruhande, none ubwacu natwe tuzabupanga twitonze, cyane cyane ko ngo nimo gufasha Cedric na Alice atari ko twabishyira natwe ibyacu bivuyemo tugahita tubishyiraho. Barabyumvikana. Twaje kubona rero uwitwa Bucuri hano. Bucuri rwose nabanga agira cyangwa nyine arisanzura cyane. Yarimo kubwira Tricia amubwira ati ubu ngubu nabonye umuhungu ikigabo nkuramo amafaranga. Gusa Tricia arangije amubwira ati nizere ko icyo kigabo urimo kuvuga atari Shafi kuko nigeze kubabonana. Undi rwose adaciye ku ruhande ati yego niwe. Ati niwe. Undi aramubwira ati ariko Shafi waba umuzi? Shafi uzi ko yakwica wowe, yakwica. Undi aramubwira ati ariko se Shafi yangisha gute ko akora muri leta? Ati oya nta leta akoramo kuko Shafi bari baramufunze. Umwana hano arikanga. Ati Shafi bari baramufunze, ati rero nutabigendamo neza biraza kugukomerana. Undi aramubwira ati yari yamuha amafaranga ngo nzaze kuneka hano. Ati se ubyumva? Ati rero ugiye guhura n'ibibazo kandi ibibazo bikomeye cyane. Ati rero ugomba kubigendamo gakeya, kuko utabigendamo gakeya hano uraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Undi avuga ati ngiye kumurya rero amafaranga, ati kandi nta kintu na kimwe nzamukorera. Gusa n'umwana w'umukobwa arimo gushaka kurya Shafi amafaranga, ariko byanga byakunda nta nubwo bizamuhira, cyane cyane yuko na Dani umukunzi yaramutse amenye yuko ajya no kwaka abandi bahunga amafaranga nawe byamubabaza. Rero twaje tubona Alice na Cedric bavuye ku rukiko bahura na Dani arangira ababaza ati se byagenze bite? Abandi bababwira ati ntabwo bishobotse yuko Sharon bamurekura. Ati kuko urukiko nyine nirwo rufata imyanzuro, twari tuzi ko ari ibintu byoroshye, turi bugeyo tukavuga yuko dukuyemo ikirego cyacu n'iki tubabariye umuntu, tuzi ko ari ibintu byoroshye, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Bafata n'umwanzuro yuko bari bujye kwibwira uwitwa Gihozo, bakamubeshya yuko ibintu nyine birimo ku murongo kandi bavuyeyo bisa nkaho bikemutse, bagiye kuzarekura Sharon. Gusa nyine ariko barishaka kumubeshya, ariko uwitwa Alice we atarimo kubyumva neza kuko we yifuzaga yuko babwiza ukuri Sharon, babwiza ukuri babwiza ukuri Gihozo. Ariko uwitwa Cedric akamubwira ati Gihozo ndifuza yuko aguma ari safe, akaguma ameze neza kugeza igihe bazafungura Sharon, cyane cyane ko nizeye yuko Sharon bazamufungura kandi bakamufungura vuba. Ati rero nta mpamvu yo kumutera ubwoba kandi tumubabariza ubusa. Bityo bahise rero bafata umwanzuro, kandi na Dani arangije arabishyigikira ati nta mpamvu yo kubwira mushiki wanjye cyangwa mushiki wacu yuko Sharon nyine birimo kwanga, kandi byanga byakunda bishobora gukunda yuko Sharon bamufungura. Ati rero tugomba gukora uburyo tumushyiramo amagambo ari bumutere imbaraga, amutera imbaraga apana kugenda. Kuko rero bahise binjiye mu nzu basanga Gihozo araryamye. Basanze Gihozo aryamye. Mu kuba Gihozo aryamye yahise abyuka, aho kubona asa nkaho atameze neza, ubona asa nkaho ababaye. Mu kumubyuka yahise abona Alice, arangije aramuhagurutsa, aramuhobera, arimo kurira cyane, ababaye cyane. Ese Gihozo namara kumenya yuko
Sharoma igifunze biraza kugenda bite? Ese urukundo rwa Alice na Cedric ubukwe bwabo buri gihe? Sharoma mujye komeza mugire ibihe byiza.